agakiza kadasohoka twagarutse na ya nkuru yacu iyo mbimenya series, twagarutse kubagezaho episode ya 5. Episode ya 4 twarayisoje, mwarayumvishe. Duherukana Riza agiye kureba jefu, ariko ntabwo tuzi icyo baganiriye, uraje ucyumve mu kanya. Duherukana nanone kandi jefu ari kwimvita Ketia amusaba ko yazaza kumureba bagasohokana, ariko akaza Riza atabizi. Nanone kandi mama wa Riza yari arimo kumuhana, amuhana cyane, anarakaye, ndetse amubwira ko natareka gukomeza gukundana na jefu azabona ishyano, azahura n'ibibazo kandi bitari byiza. Jefu yakomeje kumvisha Riza ko abantu bose batamukunda, amwumvisha uburyo iby'urukundo rwe nawe bigomba kuba ibanga rye hagati ye nawe, ariko Riza ntabwo yabyumvaga neza. Byibura yamusabaga ko yamureka, wenda Ketia wenyine akaba ari we uguma azi iby'urukundo rwe nawe, ariko Jefu aramubwira ati ndashaka urukundo rwanjye nawe. Ariko Jefu, ndumva ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. No, ndabizi ntabwo babikunda, ndabizi ntabwo babyishimiye, ariko nanone Ketia ni inshuti yanjye, she's my best friend. Ketia ntabwo yamemukira, kandi hano ubwo ababajwe nuko njye nawe dukundana. Jefu, ntabwo uzahana ikibazo kiri. Ikibazo kiri ku muryango wanjye. Umuryango wanjye ntabwo twishimiye njye nawe, habe na gato kandi. Ariko Riza, I know, ndabizi ko batatwishimiye, ariko nta muntu n'umwe ukwiye kwizera, nta muntu n'umwe ukwiye kubwira ibyanjye nawe. Me and you, ibyacu bibe hagati yacu gusa. Ibyacu ntabwo ari ku karubanda, kandi nuko nabitekerezaga. Jya urankunda, ndagukunda, ibyo tubiziranyeho njye nawe. Nta mpamvu yo gufata umuntu ngo umwizere, mubwire ibyanjye nawe byose. Nuko hari abatatwishimiye. Niki cyambwira ko Ketia wishimiye ko njye nawe dukundana? Jefu, ntabwo nzi ukuntu ubwo ngubwo nabigenza pe. Ketia ni inshuti yanjye kandi ndamwizera, sinzi rero ukuntu namwicaho. Ariko urabizi neza ko cya gihe duhura twagiye muri fete ya Richard, urabizi neza ko naraye kwa Ketia. Ukuntu Ketia ari inshuti nziza, wibaze ko nta muntu n'umwe wigeze ubimenya, yaba mama we cyangwa abo mu rugo. Ni ukuri yambikiye ibanga. Ketia azi amabanga yanjye menshi pe, kumwicaho biragoye. Ni inshuti nziza. Ariko Riza, ntabwo mwinginga, uri mukuru, urakuze bihagije. So niba wumva ugikeneye ko ibyanjye nawe biba biri public, so ubwo ngubwo ntabwo ngiye nyikundana nawe. Nkeneye ibintu biri prive, ntabwo nkeneye kubyamamaza ahantu hose. Ni byiza ko uzi ko iwanyu batatwishimiye. Ubizi gute ko bariya babyishimiye? Icyiza ni uko twakimenya njye nawe. So nicyo nagira ngo nkubwire, ntabwo nkeneye kongera kumva Ketia azi ibintu byanjye nawe kurusha uko njye nawe tubizi. Ntabwo nyibikeneye. Urukundo rwacu ndashaka ko turukora like silent. Ntabwo nyikeneye ibintu biri gasozi. So nicyo nagushakiraga, nawe urambwira uko byumva. Mama, dole humura, nyizera.
ikindi kandi Riza natangiye kumwereka uburyo abantu bose batadukunda. So mama, izere ko nzabikora neza. Ntabwo ndi umwana, I'm mature enough. Nzabigerageza kandi bizagenda neza. So rero reka guhangayika uvuga ko bitazagenda uko tubyifuza, kandi humura bizabera igihe ubyifuriza. Icyo nsabwa ni ukwiyegereza Riza cyane kuruta uko nakiyegereza undi wese. Ikindi kandi nkamuremamo icyizere, nkamwumvisha ko nta wundi umukunda, nkabanza nkamuteranya n'inshuti ze zose, akabanza akanyiyumvamo kurusha buri umwe wese. So rero dore nizera. Jeff, ndakwizeye muhungu wanjye, ndabizi uzabikora neza pe. Rero nakomeza umbere intwari, nta wundi nizeye, nta wundi nashyira muri icyo kibazo cyanjye. Bikore neza, papa wawe naza ndabizi azadushima, ntazavuga ko yasize ibirwari mu rugo, azishima ndabizi. N'ubundi yarinze afungwa abiteganya, byari mu mipango ye rwose. Rero muhungu wanjye, bikore neza pe. Mama, ntugire ikibazo, trust me. Njyewe nibiba ngombwa nzapfe kubwo guhorera papa wanjye, zo guhorera umuryango wanjye. Rero nzabikora neza. Ariko wa mugani, Jeff ibintu yambwiye birasa naho ari ukuri. Reka ibintu byanjye nawe tubimenye njye nawe gusa. N'ubundi mu bantu bose nta muntu uba unshima, nta n'uwo unyizeza ko Jeff ankunda, usibye bose kunca intege. Yaba mama, yaba sister, yaba papa, ndetse yaba n'umushuti wanjye Ketia. Ntabwo abyishimiye, ariko nanone kumwicaho biragoye. Ariko nzagenda mbikora gake gake. Wa mugani se, mbimubwira ngo bimare iki? Ko nta na rimwe yari yangira inama nzima. Wasanga nawe amukunda. Reka mbyimenyere, n'ubundi ni ibyanjye nawe. Nta mpamvu yo kubishyira ku karubanda. Ariko Imana izandinde kwicuza pe. Nubwo Jeff nawe mba mbona ntazi ibye. Reka mpamagare Ketia ntangire mwiyenzeho, mubaze icyo yashakaga kumbwira. Amahoro, umugisha bituruka ku Mana bikomeze bibane na buri umwe wese wakanze subscribe. Mukomeze mudushyigikire, mukande like, mukoreshe ya ku bantu badafite link ya channel yacu, mubasharingi no nkuru, bakomeze nabo bayumve, badushyigikire. Ibitekerezo byanyu turabibona, ndetse dukora uko dushoboye kugira ngo mu gutegura inkuru ikurikiraho tugendere ku bitekerezo mwaduhaye. Murakoze cyane. Iyi ni inkuru mugezwaho nanjye Blandine, mu buryo bw'utuntu twiza mugenda mubonamo. Producer uyikora akaba ari Fils Pro. Murakoze cyane rero, mukomeze kudukurikirana, turi kumwe namwe kandi turabakunda cyane. Bye.